Reka twongere tubasuhuze kandi twizere ko mumerewe neza nshuti zacu, mwebwe mukurikirana Otisi Group TV aho muri hatandukanye, mwebwe muba mwibaza mutese kuko Pi Network iracyari umushinga dukwiye gukomeza gutekereza, kwegereza umutima, kumva ko ari umushinga uzadufasha nk'uko twagiye tubyizera mu myaka yashize. Igisubizo hano rero twavuga ngo igisubizo kiri yego. Nta mpamvu ihari n'uyu munsi n'imwe iratuma twatakaza icyizere twagiriye umushinga wa Pi Network umaze imyaka 6 kugeza uyu munsi. Ni umushinga ushobora kubanguka cyangwa ugatinda, ariko ntabwo ari umushinga wo gutakarizwa icyizere. Benshi rero baba bambwiye, hari n'abanyandikira, Olivier turakuzi, tuzi ubuhamya bwawe, turi umuntu dutekereza kuvuga ukuri, ugerageza kuvuga ukuri, tubwira ukuri kwawe uko byumva. Benshi rero banyandikira gutyo, reka mbasubirize n'ahangaha mbabwire ngo ukuri kwanjye kuri jyewe ni uko uyu mushinga ari mwiza kandi nta gihe na kimwe turabona urakora ibidakwiriye, kuko uyu ni umushinga uri kubaka ikintu kiremereye kandi kigomba kugendana n'isi yose. Rero byumvikana mu ntekerezo zacu twebwe twagiye ducika intege, kandi nanjye ubaha amakuru hari umunsi mbyuka mfite intege nke, hari n'umunsi nanjye ushobora kubyuka mvuga ngo ariko ikintu tumazemo imyaka 5 bimeze bite. Noneho washingira ko hari n'abantu benshi batarabona KYC, kandi nanjye ushobora gusanga ndi mu batarayibona, byose birashoboka. Ukaba wakwibaza ngo ese kubera iki kintu tukimazemo imyaka ingana gutya tutarabona na KYC bikimeze gutya na gutya, ariko ukumva hari izindi mbaraga zigomba gutuma udacika intege. Kandi reka gusa tubanze tubwire bamwe bo bacika intege bakazana amagambo yo gutukana, yo kuvuga nabi, y'imishiha. Abo tubabwire ngo rwose ntimwemerewe kuza no kumva iki kiganiro niba mwebwe mufite iyo mitima imeze gutyo. Hano tuba dukeneye guhanana imbaraga, kuko iyo uza kubwira nabi Olivier cyangwa ukabwira nabi undi uwo ari we wese, uba wirengagije ko uyu mushinga si uwe, si n'uwo wundi nawe uri kubwira. Uyu mushinga ni uw'isi, ni umushinga mpuzamahanga. Wa undi urenganya kuko yatanze amakuru, nibe nawe yayatanze, ariyihanganisha na benshi, asaba benshi kwihangana no gutegereza. Wowe ahubwo umumaro wawe wumva ufite n'uwo kuza utukana, n'uwo kuvuga ibitabapfu, amagambo mabi adafitiye umumaro abantu. Twebwe hano icyo dukora ni ukugirana inama, ni uguhumurizanya, ni ugufashanya, kuko buriya ntabwo itsinzi ijya iboneka hatabayeho kwihangana. Hari n'uwaririmbye avuga ngo nta muntu ujya uhozwa amarira atarize. Niba rero kwihangana kwacu ariko kuzatuma tugera no ku ntego, kuki tutakwihangana? Wowe kuki uzana ahubwo amagambo y'urucantege? Niba amagambo y'urucantege yuzuye muri wowe, byakabaye byiza ukayagumana mu mutima wawe, kuko iyo uzanye amagambo y'urucantege ni nk'uburozi, ni uburozi. Ubwo burozi rero bw'urucantege warugumana muri wowe ugategereza. Niba utizera ko Pi izaba umushinga ugera kuba success, wowe bigumana iwawe, ariko wiza kubitwandurisha mu mitima yacu, kuko hari byinshi twe twabonye, hari byinshi twagiye dukurikirana. Turavuga ngo uyu mushinga uko biri kose tuzawutegereza, kubera ko baravuga ngo n'umugabo buriya umubyizi mukwe ntako aba atagize. Dr Nicolas ibyo akorana na kipe ye n'abandi ba stakeholders cyangwa se abandi bafatanyabikorwa biwe bari kumwe, turabizi ko ari ibintu biremereye, turabizi ko ari ibintu bisaba izindi mbaraga, turabizi ko ari ibintu bigomba guhindura icyerekezo kinini ku bukungu bw'isi. Rero niba uyu munsi wifata ukumva ko wowe wagize n'amahirwe izo Pi urazifite, hari n'abatazifite, ikindi niba wowe wumva ibi bintu warabirambiwe, uzabisiba ujugunye, unavemo n'amakuru yabyo ureke no kuyakurikirana. Ariko iyo uje uza kuvuga ngo abantu bitangiye amakuru, bahumurije abantu, wowe ukazana amagambo y'urucantege, muvandimwe ukwiye kwitekereza. Wowe ufite iyo myumvire ukwiye kwitekerezaho ubwawe, kuko ibyo utubwira biba ari uburozi. Iyo uje ubwira abantu ibicantege, kuko iyi myaka tumaze kuri uyu mushinga, ugatekereza kuza guca abantu intege bamaze imyaka 5, utekereza se ko twese
turi injiji se, turi mu mushinga turimo nk'injiji? No, ntabwo bishoboka. Rero niyo mpamvu amakuru arahari, ibyo utabona si uko bidahari, ibyo utumva si uko bitavugwa. Hari byinshi bikorwa, hari byinshi bivugwa, hari byinshi bicyubakwa kuri uyu mushinga, kandi byerekana itangeho urugero mvuge ngo amakuru mbona ntago yose nanabona n'akanya ko kuvuga ngo ndayabazanira ahangaha kuri YouTube, kubera ko hari byinshi cyane bigaragara, ama testimonies agaragara afite ibintu byinshi asobanuye ko uyu mushinga ukomeye, kandi uyu mushinga atari uwo gutakaza, atari uwo kujugunya. Rero ni byiza kwiga kwihangana, ni byiza kumenya ko niba ikintu utacyumva cyangwa ukirambiwe udakwiye kubyandurisha abandi. Mumbabarire ntinze kuri ibi bintu kubera ko mba maze iminsi mbona hari abantu bafite iyo myumvire yo kuba ubwabo ntacyo bamariye uyu mushinga, ntacyo bawuvugaho kizima, kandi banawurimo, kandi ngo bategereje no kubona ngo amafaranga. Niba kuri wowe utekereza ko umushinga wakurambiranye nande? Niba uvuga ko uyu mushinga wakubeshyanye nande? Ni wowe wibeshye wenyine, ariko umushinga urahari kandi urakora, kandi umushinga ugaragaza icyerekezo ukirimo. Rero navuga ngo tugarukire aho ngaho. Ubwo abo mbwiye biyumvise, niba uzi ko ujya uzanwa no kumva amakuru hano kuri Otis Group uzanywe n'amagambo mabi, uyu munsi tugushyiriyeho stop. Rwose ujye wihangana, niba wumva udafite ibihumuriza abandi ujye ubyihorera. Twebwe turi hano muri uru rugendo nk'abantu bagomba guhumurizanya, nka timu igomba guhanana imbaraga, ibyiringiro, kuko uyu munsi Jyewe Olivier wahagaze kuri Otis Group imyaka 5 mvuze amakuru, nta na rimwe ndigera nzana amakuru y'urucanige. Nazanye amakuru ahumuriza abantu, kuko ntago twahamagariwe gusunika abantu, twahamagariwe abantu gufasha abantu. Rero niyo mpamvu dukwiye kubisobanukirwa neza, ibyo utumva ukabisobanukirwa, ukabishaka amakuru ukabisobanukirwa, ariko ntugerageze kuza uca intege abantu. Reka twikomereze rero n'amakuru atandukanye. Icyambere cyo tukigarukaho kuvuga nyine nk'ibyo byose nuko umushinga wa PAI uracyubakwa. Umushinga wa PAI uri mu ntumbero nziza nk'uko bisanzwe, twirengagije ibyo abantu bareba nko ku ma exchanger, ama external exchanger. Twababwiye ko external exchanger zirigenga, ziriya zimanipulatinga isoko zikurikije aba lead market, abayoboye isoko bafite n'ubushobozi bw'amafaranga. Abafite ubushobozi bw'amafaranga rero iyo bashaka isoko bararigusha cyangwa bakarizamura bakurikije nuko bo babibona. Rero bitandukanye n'icyo PAI yubakiwe, n'icyo PAI yateganyirijwe, kuko PAI ubwayo yateganyirijwe gukoreshwa mu bucuruzi na serivisi. Ntabwo yateganyirijwe mbere na mbere kujya gutradinga ngo bayigushe cyangwa bayizamure. Ibyo ngibyo rwose mujye mwiga kubitandukanya. Uyu mushinga wa PAI Network uteganyijwe muri Web3, kandi Web3 ni uburyo buri smart bukoresha ibintu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ntago rero harimo kuvuga ngo ni uburyo bwa analogue nka buriya tubona muri Web2 bw'abandi macoin azamurwa akanagushwa uko bishakiye. Ibyo niwiga kubitandukanya ukabyegereza umutima ugasobanukirwa, bizaguha imbaraga zo kwirinda kugenda wumva cyangwa wiyumvira ibintu bitari byo. Yes, rero nubwo yaba bimeze gutyo, nubwo yaba bivuga gutyo, ariko ntibibujije amakuru mazima kuboneka, ntibibujije ibikorwa bifatika kugenda bibyubakwa. Ngira ngo abagenda bakurikiranira hafi mwamaze kubona ko hariya muri P-Browser baduhayemo na option ya buy. Iriya option ya buy irimo ibintu byinshi, izaba irimo amabanke, irimo ibigo, irimo amasystem menshi. So nukuvuga ngo byanze bikunze ecosystem ya PAI. Iyo bavuze ecosystem uzumve ihuriro ry'ibintu byose bibaho ku isi bishoboka kuzasangwa muri iyo PAI ecosystem nyine.
ushobora kuzasangamo amasoko yose ya Alibaba, ushobora kuzasangamo za Amazon, ushobora kuzasangamo ibigo by'amabanki, ushobora kuzasangamo amakampani akomeye, inganda zikomeye. Ibyo byose nicyo bise Pi ecosystem. Kandi reka tubibutse ngo hariya muri Pi ecosystem ntago hari kiriya giciro kivugirwa mu ma external exchanges. Mwibuke ko biratandukanye cyane. Hariya niba coin nyine bayimanipira muri ubwo buryo navuze mbere, bitandukanye n'uburyo uzayisangamo hariya mu ma exchange, muri ecosystem. Kuko kandi ecosystem nitangira gukora rwose uzatungurwa, uzabona ko ibintu amazi atari yayandi. Ikindi reka twibutse abantu ko uyu mushinga wa Pi icyo wubatse, na Nicola yakunze kuba agarukaho nyiri umushinga, yaravuze ati uyu mushinga si uwanjye jyenyine ahubwo ni uwa community ubwayo niyo ifite nayo ubushobozi bufata icyemezo rero uzagisanga ko uyu munsi hari ahantu hirya no hino Pi community ubwayo nayo yiyangaje kuvuga ati twebwe igiciro twabonye ni GCV. Niyo mpamvu uzabona nubwo bamwe na bamwe nyine tuvuga ngo turacyategereje, bamwe wenda birumvikana n'ama KYC, ariko hari n'abandi biyangaje b'abacuruzi bari mu bihugu bitandukanye, ahantu hatandukanye, ushobora gusanga uyu munsi bo already baratangiye no kuba bashyigikira GCV, aho bashobora no kuba bakira Pi zishyuwe mu buryo bwa GCV kandi bo bakumva baratekanye. Ngira ngo rero ibyo ni ibintu biri mu myumvire itandukanye nyine bitewe n'agace, bitewe n'ahariho, ariko reka twarabivuze cyane ko umukosozi w'ibintu byose ari igihe, kandi n'umuhamya w'ibintu byose ari igihe rero kizahamya ibyanyabyo. Reka twirinde gusa ibicantege, twumve ko ibyo dukeneye ari amakuru adufasha kwiyubaka, ari amakuru kuri uyu mushinga adufasha gutera imbere, atari amakuru adufasha gusubira inyuma. Rwose amakuru adufasha gusubira inyuma tuyakumire ahaba ari hose. Ibindi nzi neza ko ntago twakoze urugendo rw'ipfabusa, ntago twakoze urugendo rugarukira mu nzira. Umushinga urakomeje, ibikorwa byiza byabo byubakwa birakomeje. Ubwo nsubije umuntu wanyandikiye ejo rwose kuko yari afite agahinda, mbona ashaka ko muhumuriza, rero mubwiye ukuri, kandi n'abandi bari bafite ikibazo bibaza ko yarambwiye Olivier ko tuzi ko uri umurokore utabeshya, ujye utubwiza ukuri kuko ko uyu mushinga utakiwuvugaho cyane, ariko ntekereza ko we yari yaribwiye ko nta makuru, ariko amakuru turayatanga kuko no ku cyumweru nari natanze andi, none ubu ku wa kabiri ntanze andi, uko yari kose amakuru ndayatanga, ntabwo naretse kuyatanga. Nkeka we ahubwo ataraherukaga gukurikirana amakuru, ariko turayavuga, yewe nayo tutavuze hano aba ahari. Mwumve ko amakuru arahari meza kandi aba agaragaza iterambere, agaragaza kujya imbere k'uyu mushinga ndetse n'icyerekezo cyiza cyawo, aho tugenda tubona byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa kandi byubakwa kuri uyu mushinga. Twihuse rero kandi hano uyu munsi icyo twifuje kuba tugarukaho ni icyegeranyo, ni inkuru zigaruka cyane ku bigo by'amabanki biri muri West Africa, aho rero twagiye tubona ko muri iyi region cyangwa se muri ibi bihugu bya West Africa rwose, ibihugu byaho urabona ko bimeze neza cyane, bifite amabanki ari kumva cyane ibi bintu bijyanye na Pi. Aha ngaha rero hakaba hari byinshi byagarutsweho, ariyo mpamvu nyine twifuza kubakorera iyi nkuru igaruka cyane kuri aya makuru y'aya mabanki. Hano ngira ngo nyine nk'uko nari mbivuze, hano baravuga ngo Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest informer le public que le lancement officiel la plateforme interopérable de système de paiement instantané Pi SPI
est prévu pour le mardi 30 septembre 2025. Ngira ngo birumvikana ku bazi igifaransa babyumviye, ariko ahangaha baragaragaza nyine ko ayo mabanki yo muri mu karere ka West mu burengerazuba amaze kwihuza mu buryo bwo kubaka systeme izayahuza mu myishyuranire, ndetse kandi bakavuga ko bizaba bishingiye ku buryo bwa payi nyine, ariko nanone bakavuga ko biteganyijwe ku itariki 30 z'ukwa 9 2025. urumva nibyo tuba tubasomera bagaragaje hano, nabo bakahita bavuga ngo le nom des établissements ayant satisfait ou exigences techniques et sécurité fixées par la BCOI pour participer à cette phase du projet et ci-dessous. Ngira ngo rero nibyo bahise bavuga nyine ko bati ibyo bigo nyine byamaze kumva ko bihari kandi byamaze kubaka neza umutekano wabyo. Ati ibyo bigo rero mu gice cyabyo cya mbere cyo kugaragaza ko biri muri uyu mushinga, ati ibyo bigo rero ni ibi bikurikira. Rero nibyo bahise bavuga. Hariya murabona kuri hariya ni impapuro za originale, wenda twavuze ngo ntago zaba zisomeka neza, reka tubibakorere tubibahe mu buryo noneho bugaragara muri screenshot, kuko nibwo mwabyumva neza. Duhere hano rero imbere yacu hari muri Cote d'Ivoire, bagiye bagaragaza ayo mabanki nyine. Hano bavuze ngo Cote d'Ivoire Bank, amabanki yo muri Cote d'Ivoire ari mu mushinga wo guhuza cyangwa se w'imikoranire. Hano baravuga ngo SGBCI, Ecobank, Bank of Africa, Ora Bank, Orange Money, iyo bita CB Orange Money. Ubwo aho ni muri Cote d'Ivoire. Noneho bakatujyana Burkina Faso ntabwo amabanki yaho nayagaragaje, murambabarira, ndabona yabaye ampeshe. Ariko nanone hari igihugu cya Togo. Mu gihugu cya Togo batubwiye naho hari iriya Ora Bank, hari naho Ecobank na Bank of Africa, hari na CB Money. Yes, ngira ngo rero ziriya banki zo murabona iziri muri Cote d'Ivoire ziri no muri Togo. Hano rero bakatwereka Guinea Bissau naho hari Ora Bank, hari niyo bita SFD cyangwa CSI. Ngira ngo hari ni muri Mali naho rero batubwiye banki zaho zo ni Bank of Africa, Coris Bank, Ora Bank, Kafo, niyo bita Orange Money. Ngira ngo ubwo nayo mabanki nyine niko ari kwitwa ayo mazina, wenda mwe turi kuyumva ari ubwa mbere, wenda icyo banki dushobora kugenda twumvamo igaruka tuzi ni Ecobank yonyine, ariko andi wenda dushobora kuba tutayamenyereye cyane kuyumva. Yes, hariya rero muri Senegal naho bakatubwira ko ni Bank of Africa, ni nayo urumva iragaruka cyane, na Ora Bank iragaruka cyane, CBAO, CGSB, CMS, Pamecas na Orange Money. Muri Togo, yes, Togo twari twahavuze. Benin niyo dusorejeho, yo baravuga ko hari Bank Atlantic, Bank of Africa, Ora Bank, Finada, Chomuba, Sismen, Facemen, Orange Money. Ngira ngo rero ibyo nibyo bigo twagerageje kubakurikiraniraho amakuru, kandi rwose tuba tubabwira ko natwe kiba kituraje ishinga ni ukumenya byinshi byiza byaba bivugwa kuri uyu mushinga, cyangwa se intambwe iba yatewe kuri uyu mushinga muri bwa buryo buvuga ngo nyine nubwo bimeze gutyo, ariko hari abari mu kazi, hari abarara badasinziriye,
hari abafite inshingano zo gukomeza kubaka, hari abahatana, hari urugamba rurwanwa kugira ngo umushinga ugire agaciro. Wowe icyo wemerewe gusa ni ukuba ufite payi zawe, kandi izo payi zawe nyine niwo mugisha wawe, niyo mafaranga, niyo mari, niryo terambere ry'ejo hazaza ufite. Rero icy'ingenzi ni ugusobanukirwa uburyo ukwiye gukomeza kwitwararika, kubika izo payi zawe, kwirinda abajura bazikwiba, kwirinda kuvuga ngo ugize akabazo gato gusa urazifashe uzikuyeho, wenda kuko hari abagiye bazifata bakikenuza ku tubazo tumwe na tumwe bitewe ariko n'izo bafite. Ntabwo buriya waba ufite nka payi 100 uvuge ngo ugiye kuzikoramo kuzikemuramo ibibazo aka kanya, waba wibeshye cyane. Ariko nanone hari nk'umuntu ufite nyinshi cyane, wenda akumva yagonzwe n'ikibazo akakoraho, hari abagiye bakoraho bikabafasha, ariko icyo ni nacyo kimenyetso cyerekana nyine ko payi ari amafaranga, kuko ikimenyetso cy'amafaranga ni uko amafaranga tuyatunga kugira ngo akemure ibibazo. Burya iyo ikintu gifite kikagira ikibazo gikemura, ubwo niko gaciro kacyo. Rero payi ni amafaranga, twarabibonye, abazifite hari amasoko mwagannye mubona biremera. So rero wenda aho bigeze uyu munsi twavuga ngo gukomeza kwihangana nibyo biri ngombwa cyane, tugategereza igihe umushinga ugomba kurangirira, ndetse kandi birumvikana niba amabanki yo muri West Africa tubonye angana gutya kandi afite intego zimwe zo kuvuga ngo azakorana na payi, urumva ko payi hari ahantu bayumva cyane, payi hari ahantu bamaze kugera kure mu myumvire yayo, mu kuyishyira mu ngiro, mu kuyitekerezaho cyane. Kandi tunavuge ngo ibyo byose birashoboka, nyine birashoboka kuko uyu mushinga ufite icyerekezo cyiza wubatse, kandi ufite icyerekezo n'ubushake bwo kuzanagenda wihuza n'ibihugu bikurikije uko ibihugu nabyo bizawakira. Ngira ngo twagiye tuyibonamo amakuru menshi cyane ko wenda uyu munsi reka tukiri kuri no nkuru, wenda mpite nsobanurira n'abantu bamwe nabo bakunze kumbaza batese ko twabonye mu Rwanda bavuze CBDC, amafaranga yo kwishyurana mu buryo bw'ikoranabuhanga rya CBDC bifite aho bihuriye na payi. Aha rero twavuga ngo ntago bifite aho bihuriye nonaha, wenda bifite ikindi gihe tutazi byashoboka, ariko uyu munsi ntaho bihuriye kuko CBDC twarayisobanuye. CBDC ni amafaranga aba ari ay'igihugu, agengwa n'igihugu, agengwa na Central Bank, niyo iyashyiraho, niyo iyatangira uburyo akoreshwamwo, niyo iyaha umurongo, niyo ishyiraho limit, niyo ishyiraho ibintu byose bishoboka bijyanye n'umutekano wayo, ndetse n'ibijyanye n'amatransaction byose biba bigenzurwa na banki nkuru nyine, kuko niyo iba inafite iyo systeme muri management yayo. So byumvikana ko CBDC aba ari amafaranga ari centralize, donc n'ubundi akigengwa na banki nkuru nyine y'igihugu, mu gihe andi mafaranga wenda yitwa ko akorerwa mu ikoranabuhanga arimo wenda twaba nyine cyane cyane y'ama cryptocurrency, ayo ngayo yo aba ari decentralize. Niyo mpamvu yo uragenda ukayagura, ushobora kuyagura ejo ukayagurisha, ushobora kuyarangura ejo ukongera ukayaranguza. Birumvikana rero iyo ni uko nguko abakora, kuko buri wese aba ashobora kuyigiriraho access ku giti cyiwe, mu gihe andi yo aya ya CBDC yo ni amafaranga aba agifite aho ahuriye na yandi dusanzwe dukoresha yo mu buryo bwa cash. Icyo bitandukaniyeho gusa nuko yo aba ari bukoreshwe mu buryo bwa systeme, kandi ngira ngo byarasobanuwe yuko ni amafaranga azaba afite application yayo, ndetse ugashobora no kuba wanayakoresha mu buryo bw'akanyenyeri, ndetse byaranasobanuwe ko mu kwezi kwa 10 abantu bazaba batangiye kubona ibiyagenga, amategeko yayo, ndetse n'imikoreshereze y'abantu batangiye kuyamenyaho byinshi cyane. So rero byumvikana ko aho bitandukaniye na payi nuko payi y'uyu munsi icyambere wabanza no kumva payi ni project, ntabwo iraba finality, nta finality yayo irabaho. Ni ukuvuga ngo finality ya payi nibaho
wenda bizaba bifite aho bigeze, bizaba bifite igisobanuro cyabyo, ama ekosisiteme yose yubatswe kuri yo narangira, ibintu byose bigomba gutuma Pi iba converted wenda mu yandi mafaranga. Muribuka ko Pi mu buryo yubatse izaba iri convertinga mu makarensi y'ibihugu bitandukanye, niyo mpamvu harimo amabanki atandukanye, niyo mpamvu harimo ama exchange atandukanye, twarayababwiye menshi, twababwiye zira za OnMap, tubabwira za Bonixa, zose zigiye zifite ubushobozi bwo kwihuza ku makarensi y'ibihugu bitandukanye, harimo ibihugu rwose twagiye tubona ko nyine biri muri iyo systeme y'iyo exchanges. So rero ahangaha icyo tugomba kumva nanone nuko byasobanuwe ko nyuma y'uko wenda CBDC yo mu Rwanda ibayeho, nyuma ababishinzwe nyine nibo BNL izakomeza n'ubundi kwiga no gukurikirana andi mategeko azaba ashobora kugenga noneho n'ibyo bya cryptocurrency. Kose uko batabizi barabisobanukiwe no kuturusha, barabizi cyane. Rero no kubigenga no kubishyiraho amategeko n'umurongo na politike yabyo barabizi, baranabiteganya, barabisobanuye cyane. Rero ni icyo gihe wenda abantu bashobora kuzabyumva bakamenya n'itandukaniro kurushaho, kandi bakanagendana n'umurongo wabyo igihe wazaba usohotse. Naho uyu munsi ho numva ntago birahuzwa, igihe cyabyo kirahari. Igikuru gusa ni ukumenya ko umuntu aba agomba gukurikirana amakuru y'ibihari byose, kandi y'ibivugwa byose bigufitiye umumaro ndetse biguha n'umutekano wawe. Yes, ikindi rero twagarukaho twenda gusatira umusozo w'inkuru yacu, nuko byakomeje kuvugwa ko nk'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho bakomeje kwerekana ko umurongo bafite wa politiki ku mafaranga y'ikoranabuhanga bagomba kuwukoresha no mu buryo bw'imisoro, mu buryo bugendanye n'imisoro, abasoreshwa baho amatransaction yaho akajya akoreshwa mu buryo bushingiye kuri crypto, cyangwa se bushingiye ku mafaranga babona yo nka stable coin. Urumva ni nk'ibyo byose nyine ni amafaranga yo mu ikoranabuhanga, ariko bo nyine bamwe mu ba influencers baho bakagenda noneho banamashoninga amwe namwe, cyangwa se ari n'ayagiye agarukwaho na nyakubahwa Perezida Trump ubwo nawe yagendaga yivugira ko nk'amafaranga yitwa XRP, XLM n'andi byagiye bivugwa cyane ko ari ku rutonde cyane rw'amafaranga ashobora kuzifashishwa mu gihe kizaza mu buryo bw'imikoreshereze yo kwishyura muri Amerika. Ariko nyine ibyo barabivuga aba influencer bakanerekana ko na Pi ubwayo ifite uruhare runini cyane mu kuba nayo yazaba iri muri liste y'ayo mafaranga yo gukoreshwa mu buryo bw'imisoro. Aha rero kandi byaba ari icyo kisobanuro gikomeye, kuko uyu munsi ugiye kuvuga ziriya zindi zo za XRP, za XLM na za Solana n'andi Bitcoin, Ethereum, so izo zose ntago wasanga hari n'imwe uyu munsi iragera ku rwego iba itunzwe n'abantu benshi nk'uko Pi itunzwe n'abantu benshi ku isi, nk'uko Pi itunzwe n'abayikurikirana, ndetse kandi babirivinga kuyikoresha cyane kuruta andi mafaranga yandi yaba yarigeze yitwa kwabaho mu buryo bw'ikoranabuhanga. Aha rero birumvikana naho umuntu wese ku giti cye gukomeza kubika Pi ze no gukurikirana amakuru. Kandi reka dushimire mwebwe mwese mwagiye mukurikirana Otis Group kuva mu ntangiriro mu gihe cy'imyaka 5 ku makuru twagiye tubaha, amakuru twagiye tubagezaho. Turabizi ko ari amakuru yafashije benshi, kandi natwe ntituzatezuka kurushaho kubaha amakuru agenda asesengurwa mu binyamakuru bitandukanye, kandi amakuru nyine agomba kugufasha akanakubaka kuri byinshi. Hanyuma ikindi twavuga, abantu mwamenye inkuru zivugwa kuri Quantum Wallet. Quantum Wallet ubwayo yavuzweho byinshi, abantu bamwe bayibona nka scam, ndetse bayibonye nka scam kuva mbere no kugeza uyu munsi, ariko hari n'abandi bashiritse ubwoba baravuga ati ntabwo ari scam, dufite byinshi tuyibonaho, dufite byinshi bitwemeza yuko atari scam, bitewe n'uko hari n'abantu bamwe uyu munsi nyine yamaze guhindurira ubuzima, cyangwa se bayimenye babona ko hari ikibamariye. Ikindi birumvikana
Njye nakunze kuvuga ko umuntu wese ku giti cye niwe ukwiye kumenya ikimufitiye umumaro, niwe unamenya ese iki ndagikora nta gihombo kirimo, ese nimpuriramo n'igihombo ndabyifata gute, ese nimpuriramo n'inyungu ho inyungu ni izande, inyungu se ninde tuzisangira. Ibyo byose rero hari ibintu biba ugomba we kwifatiraho icyemezo nk'umuntu mukuru. Ngira ngo rero abenshi bagiye bakurikirana amakuru ya Quantum, bamwe mu influencer bakomeye bayo bagiye batangaza byinshi, bagiye basobanura byinshi, barabisesengura, bagaragaje ku buryo inkomoko yayo ariyo muri Stanford University, abagaragaje yuko ari itsinda ry'abantu 6 nabo bafite umushinga bakoze umushinga n'ubundi bagendanye n'uyu wa Dr. Nicholas wa Pi, bavuga ko bo nabo kugira ngo bahabwe iriya license muri Amerika ari uko umushinga wabo wabanje kwigwaho ukanemerwa. Murabizi ko iyo Quantum Wallet iri decentralized ku rwego umuntu wese ayibika ku giti cye akoresheje password y'amagambo 6 ndetse n'amagambo 12 baguha cyangwa se private key. Ibyo byose bikavuga ko biguha umutekano wawe wigenga wo kuba uyirimo kandi ukaba uri muri blockchain ishobora kukurinda, ikakurinda no kwibwa ku buryo ubwo ari bwo bwose. Byumvikana ko rero ahangaha ikibazo cyabaho kereka se kwakugwa kwayo igiye ikazazamuka ikagwa, cyangwa se ukavuga ngo ba nyiri platform bayikuyeho irafunze. Ibyo nibyo byago abantu wenda batekereza, ariko ibyo bitabayeho rero ikaba ari coin nk'izindi zose zigomba kugenda zizamuka, kuko hari n'izindi nyinshi zazamutse abantu barazibona zinyura ku bantu tuzireba, yaba ari izi za Solana ziri ku $200 twarazibonye zigeraho ziza kuzagera ku $200 anarenga, n'izindi. Rero birumvikana umuntu niwe ufata icyemezo cye. Ikindi nabonye muri aya makuru y'iyi Quantum Wallet, niba uyirimo ufite kwikanga, ufite kuvuga uti se ayo nashyizemo yanjye nzayagaruza gute, baguha uburenganzira. Icya mbere yaba ari igishoro cyawe ugishyizemo uyu munsi ejo ugakenera kugikuramo wagikuramo, nta muntu ndabona bafungirana bakubwiye ngo aya mafaranga waduhaye uzayakuramo nyuma y'igihe runaka, ubu ntago wemerewe kuyakuramo. Ni ukuvuga ngo rero ni systeme nabonye itanga freedom ihagije yo kukubwira ngo urakorana natwe cyangwa urorere, kuvuga ngo ushaka gukuramo amafaranga yawe uyu munsi wayashyizemo ejo wayakuramo. Inyungu zawe bakungukira cyane cyane ko ababisobanuye bavuga ko iriya kugura ATU ukayistakinga ari ibintu donc ni robust zabo zisigara zigucururiza. Donc ubona inyungu mu minsi 6 ituruka mu byo robust yagucururije yagukoreye, ikaguha ATU zabo, atuzabo. Izo atubaguha rero nizo ziza zigahura n'igiciro kiri no ku isoko muri cya gihe cy'icyumweru kiba cyahindutse. Of course icyo gihe rero ushaka iyo nyungu ukayibikuza cyangwa se ukongera ukayisubizamo kugira ngo yunguke. Ariko urumva uyu munsi ufite impungenge uyirimo, ufite kwikanga, hari amahirwe menshi cyane yo kuvuga ngo reka saving ibyanjye mbanze nkuremo igishoro, cyangwa se reka n'igishoro nkirekeremo. Risque z'abantu uko bazifata kuratandukanye. Icyo ugomba kumenya nuko niba wayishyizemo muri ubwo buryo ugomba kumenya ni risque yawe, n'izo nyungu nizawe ku giti cyawe. Nta mugabo wigisha undi mugabo uko arya mu rugo rwe, buri umwe wese azi uko abayeho nuko agenga ibye. Niyo mpamvu rero buri wese kandi aba afite uburenganzira bwo gushaka amakuru ku kintu cyose yumva cyamuteza imbere. Rero reka tubabwire ngo ibyiza biri imbere mu mishinga twagiye tumenya, tuzagenda tubakora ibyegeranyo by'amakuru atandukanye ku makoyini nyine, yaba izi za Sidra twabonye abatubaza ngo tuzabakorere amakuru kuri Sidra, ariko Quantum tuba tuyibabwiye, Pi tuba tuyibabwiye. So izo ngizo ni coin 3 zigaragara ko nyine zifite amakuru uyu munsi wenda abantu bagenda barushaho kwegereza umutima, ariko nanone tukavuga ngo buri umwe wese agenda aviramo iyo yajyaga mu rugendo. Y'abantu bagendana ari benshi ntago umwe ahajya niho undi ajya, biragiye birangira umwe aviramo iyo yajyaga. So rero reka tuvuge ngo amakuru yo ni meza ari imbere ahangaha, tukomeze
bisengere. Burya twemera ko gusenga nako kuzana impinduka z'ibintu mu buzima, kandi ikintu cyose Imana ikiguhereyemo umugisha ntabwo aba ari umuvumo. Rero reka twizere ko amakuru yo dukomeza kuzakomeza nyine kuyakurikiranira hamwe, tukubwira gusa ngo ibuka ibyo buri gusabwa kuri Pi Network. Niba ari email verification yikore, kubera ko hariya niho hari umutekano wawe wa 2FI. Turabakunda rero, ciao ciao. Igihe wabaga ikiganiro ni Olivier Ndatimana, andi makuru ni